none se waboneza urubyaro gute utazi ko ufite ese wavuga n'umuntu aboneza urubyaro atarabyara waboneza urubyaro utarabyara ngo umenye ko narugira ibaze uramutse ugeze mu rugo yego ugasanga umugabo ni ikiremba ntagashaka gukora imibonano mpuzabitsina kandi 80% y'ingo zisenyuka ibyiza no gukoresha ibyo binini cyane kuboneza urubyaro aho kugira ngo uruboneze wagikoresha neza cyane ndabasuje kandi bayi ikaze mu biganiro byacu tuba twagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Patrick the Entertainer, wakoze cyane gukurikirana Yawe TV aho uri mu bice bitandukanye dukurikirana mu gitondo ari ku manywa cyangwa se nimugoroba bitewe naho uherereye. Tubaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi, ariko reka nongere ngo ko dufite na website kugezaho amakuru yizewe kandi abagezweho 5x5 yawetv.com. Basha kumenya ibigezweho bivugwa mu ngeri zitandukanye muri entertainment, mu showbiz muri rusange, muri cinema ndetse no muri politika. Amakuru yose ubuyabona kandi ku gihe nkuko mubibona kuri kamera zanyu. Tugarukanye n'umwari tugiye kuba tuganira kusobanukirwa byinshi cyane kuri we, aza kumenya iki mugiye twigana kuri stories zitandukanye. Nawe ujya muri comment ukaduha comment yawe uko ubu byumva kuri story tuba tugiye kuba tuganira. Uraho neza? Ego meze fresh cyane amahoro. Ubwo subuze ngo iki kukubwira ko bize neza mbese naguvuga ko utabanga nkumbi ko nta vibe mize neza cyane meze neza cyane. Iyo utameze neza cyane ubwo byagenze gute? ariko nabyo ko ufite uwagize umunsi mubi byatewe n'umuntu cyangwa ariko waramutse gusa? oya hari ukuntu byuka nkumva ndarakaye gusa. Ukumva urarakaye gusa nta muntu wabigizemo uruhare? Wallahi gusa byagenze gute? birizana tu ukabyukana akantu k'agashira ubwo birangira bite? ubwo birangira gute se? numva nta muntu nshaka kuvugisha. Nta muntu ushaka kuvugisha gutyo gusa tu? Nyine umunsi wongera kujya muri modu bigenze gute? Ushobora kurangira umuntu uvugishije umunsi ukarangira gutyo? Okay, fresh sana yake. Amazina se witwa? Nitwa Nadia Uwase. Uwase Nadia. Amakuru y'iminsi Uwase Nadia. Emeza. Nakayeke uzwiho? Ono. Uwase Nadia Ono. Witwa Ono? Uno. Ubwo bivuze? Umwe. Na wundi nkawo baho? Kareka. Wowe ushingira ku kisi uvuga ko na wundi nkawo baho? Umuntu wese agira uburyo yihariye. Kureba abantu bose bari ku isi. Nta muntu n'umwe mugize ikintu muza. Nta muntu n'umwe mumeze kimwe. Abayihariye ukwe nawe wihariye ukwe. Ubwo nyine ku giti cyanjye ndi njyenyine. Uri wenyine. Wundi nkanje. Oh no. Kugize gutya se? Utwireka twira ko pfumuye izuba. Bitwaye iki? Hari ikintu bitwaye gupfumura izuru? Biriko nta kibazo. Abantu bahita batura mwana ba nakabandi, abantu babihuza gutyo se ubabwira iki? Oya? Biterwa n'amahitamo y'umuntu. Ikintu cyose nkunda ngomba kugikora. Ugomba kugikora utitaye ku muntu cyane. Okay, fresh sana. Yitwa Nadia, tugaye ikaze kuri Yawe TV. Okay, yitwa Nadia niwe tugiye kuba twiganira, ariko reka manze mwibutse ko tuba turi kumwe na Body Max Fitness. Abakubwira ko niba wifuza kumera neza cyane ugakora umubiri wawe ukagabanya ibiro cyangwa se ukabyongera, byose babigufashamo. Body Max Fitness rero mu Giporoso usa n'werekeza i Kanombe, winjiye muri top kat ibumoso bwawe ubu hageze. Dufite gym nziza cyane, sauna, massage, swimming pool ku bantu bikundira koga. Izo services turaguha, urahagira tukazikwa cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 35 tukaguha izo services nkubwiye haruguru. Yitwa Nadia, twamaze kumuha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nadia turaza kwigana kuri story imeze gutya, ni turaza kuba tuganira umunsi wa none. Abari bese ngo gahunda no kuboneza urubyaro, niko bimeze? Kuboneza urubyaro? Uri kuvuga ku babyeyi cyangwa? Ndavuga abari, ndavuga urubyiruko. Birakwiye. None se hari itegeko rero rivuga ngo ugomba kuboneza urubyaro wapi? Baba bati nyine abakobwa bungu usiga umushaka bamugeza mu rugo akubita imyaka nk'ingahe atarabyara kubera ka kantu yashyizemo. Ashobora kubikora kugira ngo
naramuka akoze imibonano atazasama noneho akaba yashyiraho nk'igihe kinini kingana n'imyaka 5 atazi igihe azashakira yagerayo rero agakutana n'iriga muri iyo myaka hagati yazagerayo bikanga kandi ikintu kiri ukuri cyo umukobwa nkeka ko nta mpamvu yo kuboneza urubyaro ubundi aba afite kubera ko ukomeje kanagaho ngo kugira ngo atazakora imibonano mpuzabitsina akaba yasama wakirinze kuyikora cyangwa ugakoresha agakingirizo ni ngombwa gushyiramo ako kantu Chris ari igihe bigutungura ari igihe kagutungura hari umunambwe mu byo ntabwo bijya bitungura umuntu ari igihe oya hari igihe uba wateguye ko ushobora kuza kuyikoresha bikarangira bitabaye nyine hari ukuntu bishobora kukubaho ariko nkeka ko umukobwa ubundi nta mpamvu yo kuboneza urubyaro afite ntabwo bishyigikiye rero ibyo bintu oya mbese ushyigikiye w'abasore bavuga bati mujye mubashaka ari uko mwabateye amada kugira ngo umenye neza ko bikora none bitari ibyo ushaka kumugeza mu rugo ugasanga atanabyara cyane ushyigikiye ko abantu babana ari uko baba bateranye amada kabivuga muri ubu buryo sibyo yaba umukobwa ubyara yaba n'utabyara twita ingumba bose bahuriye ku kintu kimwe bajya mu mihango sasa ushobora kuboneza urubyaro n'ubundi udasama n'umuntu utabyara ajya mu mihango cyane none se waboneza urubyaro gute utazi ko ufite ese wavuga n'umuntu aboneza urubyaro atarabyara waboneza urubyaro utarabyara ngo umenye ko unarugira ntabwo none se wowe aramutse aguteye inda nagushake waba udasebye niba ukikiye ko wabanza kubatera amada abikoze none se abantu bose badafite abagabo ntabwo bariho umuntu aba ari uko afite umugabo atanshatse yagenda agashaka abandi hazagira uzakanshaka cyangwa akabyihorera none se uramutse ushakanye n'umutipe wamugeze mwamara kubana ugasanga ntabwo abyara wahita umukatira aya mwakomezanya ego cyane kuko abantu bose biramutse ari uko ukabana n'umuntu ugasanga atabyara ukajya umusiga ari opotunite ebyiri hari ushobora kumwanga hari n'ushobora kujya kwifungisha burundu nayo ngo bazagumeho nta mwana bafite cyangwa bakaba babiganiraho akamubwira genda ushaka umwana hanze cyangwa bagashaka ko badopta ibyo nsi ubwo wabikora wowe waba ari wowe utabyara wabwira umuntu igute ijya gushaka umupeti hanze sitwaye iki akajya kuguca inyuma ari wowe muhaye uruhushya kuri icyo gihe ntabwo byitwa kuca nese ubundi ko yagenda ntabizi rero yakubajije ntaribi yambajije nta kibazo kirimo bya bintu byabaye seri ubwo gahunda ni ukuvuga ngo gahunda ni uko ugomba gushaka n'uko akantu karimo ariko ibyiza wakagiye ubana n'umuntu ubana mu bintu mutarabikora mutararyamana sinzi uko uba ubyumva wowe ayishuwa ndimo ndakubaza wombwira uko ubyumva uyimbaza ngo aresha ashatse iki ubwo se mugezeyo ugasanga uzi abahungu batabyara harya bitwa ngo iki hari igihe aba ari ikiremba kandi baba bazi gutereta byatari reka njye naze mu buriri kuba umuntu atabyara n'agahunda zo mu buriri se bipfira ari ukuntu aba ari ikiremba atabishobora none yibaza ukuntu aba gutereta noneho kaza ngo mugiye kuba ariko nawe atashobora iki se aba atashobora iki ariko ngo ari ikiremba ngo atabishobora atashobora kuguterura atashobora iki ibaze uramutse ugeze mu rugo yego ugasanga umugabo ni ikiremba ntabwo ashobora gukora imibonano mpuzabitsina kandi 80% y'ingo zisenyuka nibyo kibitera kiriya gikorwa iyo kitagenze neza ubundi ashaka bita experience oya cyangwa experience ubita
wapi ntabwo ari iby'inyine ukuntu urimo ubitubwira 80% wagira ngo bararwubatse abari b'iyi minsi wapi numva amakuru numva amakuru tu kiriya gikorwa nicyo gitandukanye abantu cyane kuba umugabo yahashye gusa ntabwo bihagije ntabwo ibyo biba bihagije none si wanyu ntabwo uburya utabizi se urabizi azi ko ibintu byakomeye uzi kuri seriye iwanyu uburya iwanyu ubunakaraba n'icyayi uba ukibona haba habura iki n'igihe uba ubayeho iwanyu neza kuruta uko uzajya kubana n'umuntu reka ugasubira inyuma y'iwanyu ukabaho nabi ariko nyine kubera ko iwanyu hari furati ya 50 ingahe ugahita ujya muri yandi y'ibondo ariko kubera ako kantu mbese watubwiye ko 80% izo ni iyingo noneho ni processing ariko ku rubyiruko rwaboneje urubyaro ababoneje urubyaro bo rero sinzi icyo ntabavugaho kuko sindanabigerageza nabuze se n'abashuti babuze se ntabwo turi buze kubamentioninga ahubwo turaza kuvuga ngo impamvu nyamukuru ituma umuntu aboneza urubyaro ni iyihe oya ababigerageje bari barabyaye ariko uri kumva ko bo babikoze mu buryo bwo kwirinda ariko bari na sure yuko babyara rero umukobwa wifata akajya kuboneza urubyaro atazi ko anagira byaba ari ikibazo nagira ngo aba yarabigerageje se wawe ujya kuboneza utazi ko ubyara ese nk'umuntu aboneje urubyaro wamugana atanabyara nyine nabitekereza umuntu uboneza nzi ko aba yarageragejeho cyangwa ari nk'ukuntu aba yarakoze nka swap nka zingahe kandi kuri nshore kamboneza ese ko wajya kuboneza nta makuru ufite yuko ubyara ako buriya atabikora afite amakuru wowe utekereje neza umuntu yajya kuboneza urubyaro atazi ko abyara ntabwo bibaho ntabwo bishoboka ntabwo bibaho buriya ababizi ko ari byo ko abyara ntabwo urabigerageza wowe aya kubera iki none se ubundi twiganire muri rusange kugira ngo umuntu ajye kuboneza urubyaro no kugira ngo atazasama siko bimeze ubu ni ukuvuga ngo imibonano mpuzabitsina yiyemeje kuyikora tu wowe mu nyurabwenge zawe utekereje ubwo iyo abikoze aba ari kuvuga ati ni akazi tu ashaka ko atagiye kubikora agakoze wumva se agiye kubikora gute ashobora kubikora ari kuvuga kanirinde atazagira ikintu kimbaho kintunguye atagira ikintu kibaho kimutunguye shaba yabigize akazi uvuga ati nazanacikwa dore akazi ni akazi imitekerereze mibi ese urumva umuntu yajya kuboneza urubyaro gutyo gusa wowe ashobora kwifata akavuga ati njyewe kubera ko hari ukuntu bishobora kuntungura kanirinda ibibazo cyane nka bariya baba barabyariye mu rugo avuga ibyambayeho mbere bitazongera kumbaho akaba yabikora ariko nkeka ko bava no kwa muganga ubundi babikoze ni itegeko se ntabwo ari itegeko kuboneza urubyaro uri urubyiruko warabyariye mu rugo shaka ko mbizi ku makuru ndusha oya ni itegeko kuboneza ishobora kuba atari itegeko ariko abenshi bavayo ababyeyi babo bamaze kubibakorera kugira ngo ubutaha utazongera ndetse kuki uteganya ubutaha kuki utakwirinda kuki uvuga ngo reka nshyiremo ngo aka kantu kugira ngo ubutaha bitazongera wavuze we ijambo yakukiri bananira kukiri turare ntabwo ari wowe ndimo ndavuga muri rusange wowe ushobora kuba urishobora simbizi abantu ntabwo bateye kimwe wese iyo ubyumva wumva umuntu yakabigenje gute yego ushobora kwirinda ariko kuko turi abantu hari igihe ibintu bishobora kugenda uko utabitekereje utabiteganyije ubwo iyo bibaye njyewe ubundi ntekereza ko nta n'impamvu yo kujya kuboneza urubyaro ubundi kubera ko
hari ibinini muri farumasi biba bihari ushobora gukoresha. Ibyo bikoreshwa ryarubwo waratubwiye ariko ntabwo ari ibintu biba birenze neza ko ibyo binini byo muri farumasi wabo bikoreshwa waba ubizi ni ibintu birenze bikoreshwa ryari bikora iki kugira ngo n'umuntu udukurikiranye nawe ajya kuramo ubwo busobanuro ubutaha bitazanamubaho ushobora no kubona ari umuntu wabikubwiye nk'uko n'undi yabyumva hano nawe akazabivuga twarabyigaga none barabyiga muri biyoloji ibyo binini bikora bite ibinini ni ibintu bisanzwe ni ikinini ushobora gufata nyuma y'imibonano mpuzabitsina kugira ngo kibe cyakurinda gusama. Hari iby'amasaha 72, hari ibya 48, 48, 28. 27. Ni ukuvuga hari n'igishobora kumara iminsi 2. Uyu munsi n'ejo ukagifata ejo bundi. Ibyiza no gukoresha ibyo binini cyane ukuboneza urubyaro. Aho kugira ngo uruboneze wagikoresha. Ikibi ni ukubigira akamenyero. Ingaruka zivamo ziba ziherera. Urabona uramutse ugikoresheje nka 2 mu kwezi buri gihe cyangwa ko na rimwe ishobora kuba itari nziza ubigize akamenyero ka buri gihe kubera ko binyereza umura wajya usama inda igahita ivamo ku muntu wabikoresheje cyane ubwo ariko agafata nka 1 mu kwezi akazongera nyuma y'amezi 3 cyangwa 4 nta kibazo nka 1 mu kwezi nka 1 muri umwarimu uri hano none ndi kuvuga byamucitse none se ntabwo ushobora kubifata n'undi bikarangira usamye se ntushobora kuba nese ko hari umugore usamira kuri nuza ku gapira bibaho cyane ibintu by'Imana nyine ariko ufite imyaka nk'ingahe 20 kuri experience imyaka ni imibare koko ariko ndi mukuru ndi mukuru mbese okay no twigaruke ku kigo cyo kintu cy'ibinini ntabwo byagutera ipfunwe kujya muri farumasi umukobwa w'urubyiruko waka ibinini n'uryiki byo ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu birenze ni bisanzwe ushobora no gusangamo n'undi mubyeyi nawe waje nko kwivuza ugahita umubwira ngo ati meza ibyo binini aho ngaho cyane ni ubuzima bwawe ndetse kugura ibinini no kwaka agakingirizo n'iki gikomeye kuvuga nta na kimwe byose birasanzwe cyane umukobwa wagiye kugura agakingirizo shayijyana hano bidasanzwe urimo bisanzwe tekereza nandi muri butike ese uhuriyemo n'umuntu waje nko kwigurira nk'ubunyobwa tu yagera najya kukagura nyine ukana n'utwe ni ibintu bisanzwe mubonye ariko ugasaba sibyo biba bindeba nyiragiye kwirinda kandi warimo tubwira ngo ni ibintu bisanzwe najyo nawe wabikora ariko ntabikora da ntabwo ari ibintu birenze ese uba uri kubikora uri kurengera ubuzima bwawe nta mpamvu yo kugira ngo wamugane urengere ubuzima bwawe ugire ubwoba bw'ikize none se wamugane reka nkwereke gutinya kugura agakingirizo inda yo wazatinya kujya hanze nyine se none se kuki tubwira ntabwo wakagura nakubwiye ko ntakagura nawe wakagura ntabwo ari ibintu birenze uhuriyemo n'umuntu wo muri karitsiye ukuzi botike ziba ari nyinshi wahita nyine winjiyemo umuntu agahita agusangamo bagiye kukaguhereza wahita umugira umusazi nkururira iyo shusho urumva wenda nk'umusaza cyangwa umukecuru w'iwanyu urumva yinjiye utabizi asanga arimo bakaguhereza wabigenza gute amubwira ati rero umucuruzi wahita umugira umusazi aramubwira ati mukecuru rwose urabona bagiye bari banumye ndagira nk'umucuruzi atumugira umusazi ati ko ndimo nkwe ko atari ibintu akwatse ko cyahitwa neza ko icyumva biteye isoni kuba umubyeyi we yabimenya ko urimo ukagura abakecuru rega abantu ba kera ukuntu baba batekereza nyine nawe urabizi ariko imitekerereze ya kera n'iterambere bihura bite kuvuga ngo umurango ngo imitekerereze ya kera nyine nawe urabyumva bihura bite n'ibyo
abantu ba kera banarizaga ibintu byose bashakaga gushyiramo ubwenge bwinshi. Barakabyaga. Barakabya. Yasagura agakita atago mwana n'umusambanyi. Yego. Nicyo wanga. Barakabya kandi. Ariko biba bisebetse. Nitwe tuvuga ngo abantu ba kera natwe dushyigikira ibintu byo wa mugani. Mwari wagiye kugura agakingirizo birasebetse pe. Mugari byo nabyo rero. Tuvuga ngo abantu ngo bakera ngo baranarizaga gusa ibyo ngibyo umuntu yabishyigikira. Ariko se nanone ko ari ubuzima bwawe. Nutajya kukagura ko ejo bundi tuzakubona yageze imbere iri. Ariko gutwita nta n'igisebo kirimo. None se ukeka ko umuntu usama aba ari uko ari we wabikoze cyane kuruta utarigeze atwita? Ndabizi se. Aya. Bimeze bite buri umuntu ashobora gusama ari nk'ubwa mbere abikoze. Cyane. Nanjye kwa ngo nkawe. Ntago ariko mbivuze. Ariko ngo nkawe ubikoze nk'inshuro 10 ntakiraba. N'undi muntu X n'urugero. Abikoze nk'inshuro 10 ndaratwara. 10 ndi kumva uvuze na nyawo abikoze n'inshuro adashaka no kwibuka. Wabikoze nk'inshuro zingahe? Kubera ikiri komeza. Nyine warambwiye ngo nk'icumi ni nkeya ngira ngo wenda ugerangije n'izo wabikoze. Oya. Okay. Je nkwaye urugero kuri X. Yego. Umuntu X wavuze. Abikoze n'inshuro zirenga 10. Ariko ataratwara inda. Uriya muntu utwara inda none haba ari injiji. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Ni ibyago aba yagize. Kubyara ntabwo ari ibyago. No gutwita si ibyago. Gusa abantu umuntu ubikoze bwa mbere agatwara inda atagize ibyago. Bicaye mu ngo bategereje kubyara uko bangana. Erega gutwita. Ariko kubyara umuntu abyara mu gihe cyabyo. Byanditse he? Byanditse. Umwana ni umugisha. Ni ukuki utabyara se wowe? Wabuze uwo yigutera? Wabuze umuntu ugutera inda? Ariko tuganire gucecetse. Urabwo kubyara ni umugisha ndabaze ko icyo utarabyara. Uwo mugisha urawanze. Wenda sindabikora. Ntabwo urabikora? Uracyari isugi. Isugi nsigaye mpora nazo. Uracyari isugi. Ese gutinya kubivuga? Oya, byarabyo mvuze. Okay. Ntabwo uri. Okay, no reka tu. Iki? Rero yisubyemeza. Oya nabazaga. Ntabwo uriyo hari akabazo. Tugitaruke. Okay, tugitaruke ntari. Ariko twari kunginga ivuga ngo uyu muntu wasambanye rimwe agahita atwara inda. N'umuntu ubikoze inshuro 10 atarayitwara. Wa muntu w'inshuro 10 afite experience yo kubyo bintu byirinda. Niko ubibona nawe. Aho turemeranye. Wa muntu wabikoze rimwe agahita atwara inda we noneho bimeze bite? Ntago ni ibintu biba bimugwiriye nyine kuko aba bimugwiririye. Kandi wambwiye ko gutwara inda atari ibintu bikugwirira. Nta byago birimo. Ko nta byago birimo. Niko wambwiye. Mwe gutwara inda si ibyago. Oya, kwitwara ntago ari ikibazo. Ntago ari ikibazo kubera ko ni ibintu byaba ku muntu wese ahubwo biterwa n'uburyo. Ese byabaye nakoze iki? Ashobora kubimenya abona nta bushobozi afite. Leta ikabigufashamo. Yego. Aho kugira ngo umwana wawe azaze ku isi utarabiteguye utarakoze iki ubona nta n'icyo uzamumarira. Kandi umwana ari umugisha. Yego. Mwana umugisha se agiye kuza ari umugisha ariko nyine. Sha. Reka ari byiza kumugira wabiteguye pe. Igihe cyanyacyo cyo kubyara ni iki? Igihe cyanyacyo kugira ngo atazazamo imbogamizi zo kuvuga ngo leta ngo iki. Igihe cyanyacyo numvise cyo gusama ni uguhera ku myaka 21 kugera kuri serious. Guhera kuri 21 kugera kuri 35. Ubwo munsi yo cya hejuru iyo ngiyo nta wasama. Arasama. Arasama ubu we ntabwo wemerewe gusama. Oya, nasama ariko umwana ntago yaba ameze neza nk'umuntu bikoze. Nk'umuntu wuje 21. Ushaka kutagira ikibazo akaba ari njye ukigira. Wagira nk'ikiyese?
bimwe mu bibazo umuntu utujije iyo myaka ashobora kugira nabyo mu gihe arimo kubyara ashaka kuva cyane ashaka kumuviramo urupfu ibibazo ntabwo byabura kuva cyane ariko ntabwo bijyana n'imyaka erega aba ari umwana kuva cyane nta bumenyi bwinshi mfite ku byo kwa muganga ariko kuva cyane nta hantu bibana n'imyaka ko n'uwa 16 ashobora kubyara neza akabyara neza cyane batamubaza cyane ubundi so wishize mu nyabwenge zabumva umuntu abagwa byagenze gute bamubaga kubera imyanya y'imyibarukiro bitewe n'ingano bifite akaba nta bushobozi afite bwo kuba ubwo bitewe ni bamubaga bitewe n'iki tujya gusobanurira abantu neza rigatara kuzamo bitewe n'imyanya myibarukiro y'ukuntu iba ingana kuko umwana ari mito cyangwa ari minini ari hatoya uburyo umwana atanyuramo cyangwa nzi ko umwana aca mu mukondo ngo nyine aracyafite ako kana nzi ko umwana aca mu mukondo yego cyangwa tumye nibagirwa ikintu nanjye kuvuga tumye nyibagirwa ariko ni izo mpamvu nyine zishobora gutuma umuntu abagwa cyangwa banga akananirwa cyane biriya bintu bituma umuntu ananirwa cyane byo kubyara se birakubera numva ngo birarushya cyane nibyo akazi bane mpamubeshya umuntu utavuga ko birushya akabyara rimwe akabyara kabiri akabyara gatatu akabyara bikirushya ibyihorera wagira ngo warabyaye kujya ubyihorera uziko wagira ngo urabizi ababyeyi baravunika none utekereza kubyara umwana wowe bikarangira arimo kuboneza urubyaro tekereza nk'umwana waboneje urubyaro kandi nyina atararuboneza urumva iyo si wabikora iki se ese urumva bikwiye gira inama ugira abo bana baboneje ngo babireke se babireke cyangwa badukuremo oya ariko nk'umuntu wenda atagiye nko gukora nk'uburaya yababoneza urubyaro kugira bitagenda bite utagiye kubigira akazi nyine wowe ikibazo ufite utekereza ko umuntu wese ntabwo mbikomfirime ndimo ndabaza icyo uri kuvuga ni urugero ndimo gutanga byaba bikora kugira bigende bite none se nk'uwo nguwo nakubwiye ko abikora kubera ko yabyaye kugira ngo bitazongera ariko urumva arateganya kongera kubikora n'ubundi bigomba kuba muri bije bafite rero ubwo wahita ukomfirima ko uwo muntu aba yarabyaye acitswe niba uvuga ngo reka mboneze bitazongera ni uko bwa mbere byabaye atabishaka ubwo wabyaye ucitswe reka tubivuge uko ntabwo bibaho sha ntabwo biba bintu bicika umuntu bigucitse se ntabwo wabarangiye ibinini umuntu abyara abishaka none se umuntu ushobora gusanga yarabyariye nk'iwabo inshuro 3 ntibibaho se nabuze se kari akamenyero yararyohe warakomeza kandi ahubwo ati n'ubu naracikaga bwa mbere byarancitse bimucika kabisa niko kabi gatatu kose niko kabi wumva se bidakabije ari rimwe gusa rimwe nta kintu bitwaye bishobora kumubaho ababyeyi bagomba kubyumva uri kumva nta kintu bitwaye si nk'abaciye amabere kuri rimwe cyane ariko kabiri gatatu nta kamenyero da biba byakabije gatatu biba byakabije kuri rimwe ariko uravuga uti kubyara rimwe umuntu ari iwabo byo nta kibazo cyane nawe urabiteganya ni umugisha tuvuga ko kubyara ni umugisha se singiye kuvuga ko mbiteganya ariko byabaye byabaye wabigenza gute haba hari shuwarega zishoboka no kuyikuramo na cyane cyane kuba uti imyaka sindayuzuza
myaka sindayuzuza 21 umwaka utanze abanyujuje ariko ntago iruzu uri kumva ngewe nyisamye n'ubundi umwaka utaha nkahita nuzuza 21 n'ubundi wabyara yaruzuye kubera iki se kubera iki umukobwa byari iwabo bibi ikibazo kandi tipe wayimuteye w'iwabo nta kibazo kirimo nawe ujye yumvira nyine kubera iki mu makaritsiye babibumva byabaye igikuba umwana wo kwa kanaka Nadia baratwite kuki ku mukobwa bibi ikibazo umuryango iyo ubyaye umukobwa baba bumva bagomba gukora ikintu cyose kugira ngo azirinde kubasebya bo mu mutwe wabo bumva ko gutwita ni ukubusebeje umuryango ni igisebo niyo mpamvu abantu bareba ku mukobwa cyane kuruta uko bareba umuhungu wabikoze ntabwo umuhungu we yabyaye ntabwo abasebeje umuryango nyine nuko babivuga ariko ku mukobwa bawusebeje mbese kubera iki yabasebeje umuryango kandi azanyemo umwana kandi umwana watubwiye ko ari umugisha nyine nicyo kibazo baba bafite cyo kuzanyemo umwana kandi umwana ari umugisha baba bumva ari ishyano ryabaye kubera iki nyine muri sosiyete bumva ko umuntu yabyaye inuza ahantu baba bagiye kubavuga bagiye kubafata gute bagiye gutekereza ko batareze neza ibiki kandi bumvaga ntacyo batakoze umuntu wabyariye iwabo usaba yararezwe neza yego cyane wa muntu ucyumva ko umuntu wabyariye iwabo atarezwe neza niyihe nawe butumwa umugenera we nabanze yumve ko hari n'abari hanze babikoze inshuro zirenga izo batazi babuze urubyaro hari n'abatarigeze basama bahora bazikuramo bamamanya kwigendera sibyo bitwa gwiki bamamanya kwigendera rero kuba yarasamye bitwa gwiki bamanya kwigendera ababwa bamaze kujyana nka bangaye ibaze iyo umuntu yifata agakuramo inda ya mbere iya kabiri iya gatatu ubwo se koko uwo muntu mama nzirakarengane mama nyakwigendera kari hahandi umuntu ashobora kwicara akajya yumva amajwi y'abana yakuyemo shobora kugira ngo ubundi ukore biriya wanamubyara ugahita ugira torobo wamubyara ukajya uba wicaye ugahita utekereza inzirakarengane zagiye abanyakwigendera hasi uriya muntu abatekereza gute maze gukuramo inda nka gatatu hari abantu banga guseba akumva ko atwise yabasebye cyane ajya kubikora se ko atasebye nyine nicyo kibazo baba bafite urabona ko umuntu niba abikoze yakagiye yirengera ingaruka zibivamo kavuga uti ikiri bube cyose kizaba nzakiryo ese ubundi wa mugari kugira ngo ubutari bwishimira umwana ni uko utarishimiye n'uwo mwabikoranye ko umuntu mwarabikoze umukunda ntabwo ntekereza ko wagira ubwoba bwo kumubyarira ndimo ndabaza cyane ko mbitekereza nawe ufite uko ubitekereza wowe aho ngaho urabyumva gute ushobora kuba umukunda ariko ukabona ubushobozi buhari ntabwo buzatuma umwana abaho uko ubishaka aho kugira ngo umwana we azajye kuba mayibobo rero imiryango suyizi se mu Rwanda mu Rwanda iyo umuntu yasamye umuryango nuguhita umubona nk'iki shari naho bakwiruka cyane ukaba uri aho nyine ntacyo na kimwe umaze ntacyo bagufasha ntaki kavuga sasa aho kugira ngo ibintu bibe ndamukunda nta kintu afite nanjye nta kintu mfite ugende kwa muganga babafashe ibyo birahagije bagufashe gute kwa muganga bayikuremo nicyo gisubizo niko babigenza niyo ngo wowe iwanyu bashobora kugutegeka gukuramo inda wowe utabishakaga tujye tugirira abana n'impuhwe ibyo bintu aho kugira ngo umwana azaze abeho nabi iki wayikuramo wamureka akituriza hariya hanze hari abana bakeneye gufashwa nyine wowe uravuze ngo kugira ngo umwana azaze abeho nabi agira ati
wayikuramo ujya uzajya kumubona ku muhanda no kuba warayikuyemo biba bingana navugaga umuntu yagira amahitamo ariko ntabwo mvuze ko agenda nyine wowe urimo uratanga inama rigaho n'undi azatubwira uko abyumva wowe wababwira ngo iki n'uwe mwanzuro waba mu gihe ubona nta bushobozi bwo kurera umwana kandi ukisanga wabikoze ukora iki urabizi ibi birarutana aho kugira ngo nta mubyara nkakora buri kimwe Imana ikazakora ibyayo wamwita nkando uvukiye muri situwasiyo wamwita ngo iki ntabwo ndatekereza izina mfite umwana wanjye Imana wamwita ikora ibyayo wamwita ikora ibyayo cyangwa Imana izabayo Imana izabayo ariko ntago wamugane biba bikwiye kabisa nta mpamvu kubera ko ishobora kuguhindurira ubuzima ugasanga birangiye ugiye kubaho ubuzima bwiza utigeze utekereza ko uzabamo bitewe no gukora ibyo wa mwana waramubuze washaka ugasanga nta rubyaro kigera wenda niwe wenyine wari wandikiwe wari wari kubyara wenyine none birangiye umwuhitanye birangiye nta rubyaro kibonye kwa mugane gusa Imana yabiguhanye niyo mpamvu nyine kuba utabizi numva nta mpamvu yo kuba wayikuramo umuntu yakaboneje urubyaro agejeje abana bangahe njyewe 2 baba bahagije abana 2 nibo bageze uhita uboneza urubyaro 2 gusa 2 ababyaraga se nk'umunani ubu bahakanye ntabwo mbahakanye ariko impamvu babikoraga abantu ba kera bari bafite ibintu bakabaha amasambu ibiki ako si ikigesha ubu se isambu ni iyi uraba egoko karega ibisambu ni iyihe ubundi uzi ko nta n'ikibazo azagira wabyara umwe ariko ni uko uba uteganya agize ikintu aba ubu utagize ikintu aba ubundi umuntu yakabyaye umwe 2 nibura 2 gusa 2 wumva bahagije 2 barabaye okay yitwa Nadia turimo turagana ku musozo Nadia we wase yitwa Nadia wase sinaririho wase ako ntabwo urikunda ngo wase ese ko cyubu abantu bafite amazina badakunda kandi ari ayabo ntabwo ari ko ntarikunda ahubwo ndivuze ugahita umwete wapi iryo ngiryo buri bitse Vianney nakundaga kumubaza ngo kweki yanyise wase kambwa ngo yabonaga nzitonda nkawe nkareba ukuntu yitonda Vianney hano munyama ngo uritonda Vianney akora ibitendo agira amahane byatari reka rero ubwo ngubwo kumwanga ngo yabonaga nzitonda nkawe tubuti ngize nk'aya mahane ko namara abantu nkahita mbona asa amahane ku mubyeyi ntabwo aba akenewe kugira ngo umwana akure wamugana afite umurongo muzima arakenewe juste abikunda ahubwo abona uri utunyamabara ajya gufatira mu bikosa kenshi ariyo mpamvu utamukunda hari igihe umuntu aba akabya ariko nkeka ko adakabya ataza ko ariko uko niko kujya hari igihe umuntu aba akabya ukabona umuntu yakabirije ibintu pe ahantu hose ugiye kujya ngo uruhushya akantu kose telefone niba witaba nka saa yine ugasanga arimo guhita itegeko nk'igihumbi ibyo ni ari ugukabya wa mugabo nyine ni ugukabya ntuzi icyo wari ubivuze kandi wari uvuze ukuri ugahita wongera ukabihakana ari ugukabya ntibagakabye ariko se nanone icyo gitsure ko cyaba gikenewe ku mwana umwana wawe wumva uzamurera gute turimo turagana ku musozo nta gitsure namba akora ibyo yishakiye byose ni ibiki igiti cya danje igiti cya danje nta mikino ashobora kuzanzana reka ese ugomba batagiye udasa na so oya ese yabanga inkoni ivuna igufwa ntabwo ivura ingeso ubundi kugira ngo niba nshaka ko umwana wanjye azamera uko mbishaka ngomba kubanza kumubera urugero kubera ko umwana ntabwo yumva ibyo umubwira areba ibyo ukora areba ibyo ukora umwana yego
icyo ukora nicyo kimubera urugero. Niba uri umubyeyi mwiza nta kibazo na kimwe ufite, abona ko we aragukurikiza ibyo ukora, akavuga ngo ngomba kumera nka mama. Ubwo rero se wajya umukubita cyangwa ukirirwa uri kumubwira ngo ntukajye kunywa inzoga uhora mu kabari, none se azakora ibyo umubwiye cyangwa ahubwo azagukurikiza? Arebe yumva ibyo uvuga narebe ibyo ukora. Oya. Ndetse we niba uri umubyeyi ufite imyaka yo kunywa inzoga uri mukuru, umwana wawe nawe azinywe ngo nuko nawe uzinywa kandi aturuza imyaka yo kunywa inzoga. None se aho abari wundi muragendana? Abana baba bafite amatsiko bagerageza ibintu byose, cyane cyane abahungu. Baba bafite amatsiko yo kugerageza ibintu byose. Abahungu cyane. Umukobwa wumva nk'ibintu abujijwe ari ibikiza? Binabujijwe? Angana gute se? Nk'uko ungana. Nk'uko ungana? Myaka irabinyemerera byose, no kujya gusura nk'umutipe ukararayo ntare. Gataha mu rugo rwande kandi nakoje ibintu utemewe kandi mu myaka irabikwemerera. None se ibyo wari wabikuyemo? Uri kumva ngo wagenda ngo ukarara mu gasozi ngo ukagaruka, ariko wasanga kandi imyaka ibikwemerera. Ntabwo urasura umutipe ngo urareyo? Noneho yaguhita mu gitondo ukamubwira uti twaraye muri stade kubera coronavirus. Iki ko baza kukwirebera ubeshya iki? Ni ikihe kinyoma se wigeze ubeshya vi? Cyatari kumubeshya. Kora ushaka kunsirisha? Ntabwo arimo kubyumva. Wigeze kumubeshya ngo iki? Nigeze kumubeshya ahantu nagiye gukora kandi atariho. Atariho? Warisuriye iniga? Naragiye ahantu kure adakunda. Mubwira ko ndi hafi. Wakoze cyane kutuganiriza Nadia, turagushimiye cyane, n'ubutaha uzagaruke twongere twiganirire kabisa. Nta kibazo, namwe murakoze. Hari ubutumwa bundi ugenera abantu utari wabahaye? Iki gihe hasigaye hari ibishuko byinshi. Ni byiza kuba wakora ikintu kikurimo no kuba wowe, ariko ukirinda gukabya ukagira aho ugarukira. Ndumva ari ibyo. Yirinde gukabya. Kandi ukabya niko kabi. Niko kabi we. Kabaye. Okay, frere sana, wakoze cyane kurikirana ibiganiro byacu, ndagushimiye. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaho, komeze kunogerwa n'ibiganiro bya IIawe TV.